tubahaye ikaze inshuti zacu mudukurikiye muri uwo mwanya ku Muragwa Family TV. Nk'uko mubimenyereye dukunda kubagezaho ibiganiro byubaka uburyo mwakora imishinga yanyu mukiteza imbere, ubujyanama bugiye butandukanye, kandi n'ubundi twanabagira inama muri ibyo, kuko ndi kumwe n'umuntu hano ubimenyereye cyane, ubibamo ubizi, cyane cyane ibijyanye no kwiteza imbere, nyine imishinga iyo ari yo yose. Rero ngewe muri kureba munumva nitwa Mary Nyirandongotse, tugiye kubagezaho ikiganiro cyiza kitari kirekire, ariko reka tugusabe ugumane natwe, kandi niba utarakora subscribe rwose uyikore kuri iyi channel kugira ngo dukomeze tujye tuganira, uri kumwe natwe turi kumwe nawe. None se uratangaza iki muri uyu munsi? Hari ibintu byinshi tugiye kubwira inshuti zacu, abadukurikira buri munsi, ndabizi ufite byinshi, ariko numvaga muri uyu mwanya twaganira ku bintu by'ingenzi bijyanye n'icyo umuntu yakwitaho mu kwihangira umushinga. Nk'uko rero mubimenyereye n'ubundi kuri iyi channel Umuragwa Family TV, ndi kumwe na Julienne Mukandori, nk'uko muri kumureba imbere yanyu kuri screens zanyu. Tumuhaye ikaze cyane muri iki kiganiro. Murakoze cyane. Yego, ni byinshi nyine tujye tuganira hano, ariko ubu tugiye kuganira ku bintu by'ingenzi umuntu yakwibandaho mu gihe ashaka gutangira umushinga ubyara inyungu. Ndabizi ko benshi baba baharanira ko bagira ikintu bakora kibateza imbere, ndetse hari n'igihe usanga n'abantu bakora akazi babandi twita ngo ni abasalariye cyangwa ngo ni abanyamushahara. Hari igihe usanga nabo baba bashaka kugira n'akandi kantu ku ruhande bakora kugira ngo bajye biteza imbere nyuma y'umushahara babona buri kwezi, ariko bakagira n'indi business ku ruhande yabinjiriza. Mbese ni izihe ngingo z'ingenzi zakwibandwaho kugira ngo umuntu akore nk'umushinga ushobora kumubyarira inyungu? Ubwo wenda wabivuga mu buryo bubiri. Hari nk'uwaba nyine afite undi donc uwaba afite akazi akora ka buri kwezi, ari umusalariye, akaba afite igitekerezo cyo gukora umushinga wundi ku ruhande wajya umwinjiriza. Ariko hakaba n'undi noneho we udafite n'akandi kazi akora kamuhemba ku kwezi, ariko akaba yumva afite icyifuzo cyo gukora umushinga wamubyarira inyungu. Muri uru Rwanda ndabizi benshi bahita bavuga ngo ntago byoroshye, se wakora iki, niki wakora abandi batakoze cyangwa badakora. Mbese kuri iyi ngingo wagira iyihe nama badukurikiye? Urakoze cyane. Iyi ni ingingo y'ingenzi, muyikurikire. Urakoze. Tutarasubiza se wenda abazatwumva nkawe turi kumwe ahangaha, uba wumva ibyo bintu byashoboka ko ushobora gukora umushinga kandi wenda ufite n'ibindi ukora uhembwa ku kwezi, uba wumva icyo kintu cyo kuba wagira ikindi ukora ku ruhande kikazaza cyunganira wa mushahara wawe, uba wumva byashoboka cyangwa? Ku rwanjye ruhande mba numva byashoboka. Byagenda gute? Nyine urumva niba nkanjye urugero mfite akazi nkora kampemba ku kwezi, mfite company nkoramo, ariko nkaba numva nagira n'undi mushinga ku ruhande nakora, numva nyine byashoboka natekereza umushinga nakora, wenda nk'ubworozi, wenda nk'ubuhinzi, wenda nkaba nk'umunyamakuru nk'uku nguku. Nisa kako si akazi kandi biko mbikora nyine navuye mu kandi kazi. Ni nk'ibyo byose nyine ndi kuvuga. Nyine ubona bicamo, ubona bigenda nta kibazo? Ntabwo ndabona amafaranga yabyo, ariko niyo mpamvu turi kumwe nawe, ahubwo ubwo nanjye ubwo waza kumbwira uburyo nabikora bikampa amafaranga. Noneho impamvu nari mubajije icyo kintu, hari igihe umuntu umubwira ibintu akumva bidashoboka, ariko noneho niba wowe wumva ko bishoboka, ubwo hari n'undi urenze umwe, barenze babiri bakumva ko byashoboka. Icya mbere rero igisabwa kugira ngo ube wakora umushinga kandi ufite n'akandi kazi kagwemba buri kwezi, ikintu ubundi cya mbere mu bintu byose ni ibitekerezo. Yego, ugatekereza, wamara gutekereza naho ugashaka ubushobozi buzashyira mu bikorwa cya gitekerezo cyawe. Hari igihe rero abantu bagira gutya bakabona ngo wenda Mary ari gukora ibi nibi, reka nanjye njye kubikora. Ntazi uburyo wabitekereje, ntazi
reka mbivuge mu mvugo z'ubu ntazikata waciyemo sibyo ariko kubera ko yabonye ikintu wagikoze cyagiye hariya wenda abantu batangiye kugikunda abati nanjye reka nkore nka biriya aho ngaho aba yibeshye cyane kuko ni ukuvuga ngo wowe waricaye ubitekerezaho ureba ingaruka zaba nziza zaba imbi noneho ufata icyemezo muri kwa gufata icyemezo rero ugavuga okay nkoreka niranse kuri tere niba abandi byarashobotse nanjye bizashoboka hari principe nge nkunda kugenderaho nanayigenderagaho kera nkiri no mu ishuri kumva ngo niba ugeze mu ishuri ufite iri shuri rirakomera hari ukuntu sinzi niba wenda mwebwe byaragiye bibaho kera muri kiri kwiga hari ukuntu bavuga ngo mu wa gatanu mu wa gatatu ngo hakomera kubi yego urumva umuntu akajya kugera muri wa mwaka yumva koko bikomeye urumva none nge rero principe nagenderagaho navuga nti se niba hakomera kuki abagezemo bose batasibiye ko harimo abimutse bivuze ko rero ntabwo ari ihame ko bikomera kandi niyo byaba bikomeye niba runaka yaratsinze akimuka nanjye nzatsinda ibyo ngibyo nibyo muri principe zo mu mashuri nize nibyo nagenderagaho kandi nakundaga kubona bimfasha cyane yego tubishyize rero mu buzima muri rusange bw'uyu munsi amashuri umuntu arayarangije uko byagenda kose kereka wenda nk'aba baravukiye mu mafaranga nibo barangiza kwiga iwabo barabategura ibyo bazakora ariko umubare munini turangiza kwiga tujya gushakisha akazi yego muri kwa gushakisha akazi rero ugize amahirwe ukabona ka kazi wikumva ko ka kazi ari umugabane wawe ari umunani wawe w'ababyeyi oya ni ahantu uri bujye uyu munsi ugasanga na nimura wenda bakakuvanyeho ahubwo icyo ka kazi kadufasha ni ikihe tekereza se ko ndi muri kano kazi igihe karamutse kavuyeho byagenda gute ifashishe bwa bushobozi ndavuga bw'amafaranga wifashishe na experience ubonye mu kazi noneho bitume ugira ute utangira gutekereza kujya guhanga wa murimo cyangwa se kujya gukora ya projet ariko projet zose siko wazikora ikizagufasha kigatuma nibyo uri gutekereza byose bigenda neza icyambere reba ikintu ukunda reba ikintu ushoboye ibyo bintu uko ari bibiri nubijyamo bizagufasha kubera ko uzaba uri gukora icyo ushoboye kandi ukunda kuko ushobora kuba ushoboye gukora ikintu ariko utakiyumvamo ariko ibyo bintu bibiri biri kumwe ukaba ugishoboye ukaba unagikunda mu by'ukuri ntacyo utagira ushobora kutabigeraho mu gihe wifuza ko wenda byaba byaguhaye umusaruro runaka yego ariko uko byagenda kose haba hari igihe kizagera ugatangira ugasoroma amatunda none se nk'urugero watanga rwa business umuntu ashobora gukora utitaye ku kuvuga ngo icyo ukunda ngo icyo ushoboye ngo ubumenyi ufite kuri cyo ndagira ngo duhe nk'ingero za business umuntu ashobora gukora mu gihe afite n'akandi kazi akora kamuhemba ku kwezi kuko aho umuntu ashobora guhita yibaza se buriya ntibisaba ko umushinga uwo ari wo wose uwiberamo wowe ubwawe se wawubamo ute uri gushaka ko umenyera kandi ufite n'ibindi uri gukora hari imishinga ibigoye kuba wayikora wowe ubwawe urimo 100% kandi na kakazi kikarimo ariko hari n'imishinga cyangwa se hari umushinga biba bisaba ko wakora ari wowe wibereyemo yego ubwo biba bisaba ibintu bibiri niba uri mu kazi ukaba ushaka gukora umushinga wumva ari wowe ubwawe ugomba kuwiberamo isaha n'isaha icyo gihe tegura igihe runaka cyo wakwiha ku buryo uzaba kakazi uzaba wagasezeye noneho wagasezera ukinjira muri wa mushinga wawe utaratangira ukinjira mu mushinga aribwo ugiye kuwukora se ndavuga wa mushinga uba usaba ko uwiberamo yego kuko urabona ubundi nuko abantu baba barabaye abahemu wakagombye gufata umuntu ukamuha amafaranga avuga ati rero ngewe ndashaka gukora ibi niba ariko nta mwanya mfite bikore ariko yamuhaye ahita yakurya oya ariko se urudukurikiye nawe umuntu akugira icyo cyizere
akavuga ati hari umushinga nshaka gukora ariko ngenda cyafite akandi kazi ndagira ngo umushinga ubanze umenyere uwo muntu yagufashamo wayarya yayakurya n'abizerwa baracyariho uko biri kose reka dukore aka exercise gatoya uzayafate uyampe umbwira umushinga ngo ukorera urebe ko ntazayarya wowe se wanyara uzabigerageze wenda twarimo dutera urwenya ariko mu by'ukuri ni ibintu bigaragara byagiye bigaragarira abantu benshi ko umuntu yizera umuntu akamuha amafaranga bikarangira muriye niyo mpamvu rero icyo umuntu yagira umuntu inama hari poroje zidasaba ko wenda wazibamo buri munsi nka poroje y'ubworozi ubuhinzi ubuzi ngo niba noroye tuvuge urugero ni inka ariko inka ntabwo zunguka kereka ari kunywa amata gusa reka dufate nk'ihene niba ugiye korora ihene wenda uguze ihene 10 icyo gihe umenya ngo si bavuga ko ihene yabyaye simbizi nibyo irabyara ihene irabyara inka irabyara yego okay noneho ubu si ngo ihene izabyara igihe runaka ibyara bingahe ni kimwe nk'umuntu cyangwa nayo ibyara impanga ibikize kuvuga ngo bingahe ihene ntabwo ibyara ibibwana ibyara ibihene abana b'ihene okay iyo igiye kubyara se ibyara hari ibyara babiri ibyara batatu ariko sinigeze mbona ihene yabyaye barenze batatu noneho ukamenya ngo byibuze ihene igiye kubyara ibyara dufatire kuri bitatu tuvuga ngo batatu araba ari abantu ihene 3 okay ibyaye ihene 3 sibyo ubwo urumva rero ko controle yawe izakorohera kumenya ngo niba naguze ihene 10 wenda zibyara igihe runaka kirangiye nizibyara igihe runaka zihazibayizi mu by'ukuri nawe nubwo waba utari muri ka kazi n'ubundi uzashaka wa muntu ntabwo ari wowe uzajya wirirwa muri za hene ariko controle yazo iroroshye bitandukanye no kuvuga ngo mfashe amafaranga ngiye gushinga wenda boutique cyangwa se alimentation kuyikontorora udahari ni ibintu bigoye cyane boutique igira n'utuntu twinshi biba bisaba ngo ube uhibereye niho handi rero dusubiye ruguru gatoya uba ugomba kugira ute swat reba niba ari projet wakora uyibangikanyije na ka kazi cyangwa se niba ari projet wakora uvanye uretse ka kazi inama rero nge nagira umuntu muri izo ka ebyiri niba ngomba gukora projet yanjye ubwanjye nyibereyemo 100%. Niba ka kazi ndiho nziha intego nkati wenda nzagakora imyaka 3 cyangwa 4 cyangwa 5 uwa gatandatu ngasezere nge mu bindi. Yego. Akubwo icyo gihe birajyana n'iki na kwa kwizigamira. Kugira ngo nuva muri ka kazi ntuzatangire ujya kuba nyine nka babandi bose dusanzwe tubona ugasanga umuntu yaretse akazi ariko ahise agwa hasi cyane nuko abatarabiteguye. Yego. Niba rero wafata ya yindi wakomatanya n'akazi ugize amahirwe ukaba ufite umuntu wo mwizerwa nubwo wenda twavuze ngo abantu babaye babe ariko ntabwo ari bose hari igihe ugira amahirwe ukabona umuntu rwose wizera. Ariko ahangaha inama nge nagira abantu singiye kuvuga ngo abantu bacike ku miryango ariko niba ugiye gukora projet irinde kuyishyiramo abantu famille yawe ngaho kandi ugira ngo bazamure babandi bagusabaga miti bo muri famille babandi bafite ubuzima bwo hasi cyane kugira ngo bazamure nese udashyizemo bene wanyu washyiramo bene wanyu baragira barakumanura gute se uzi impamvu akora yumva ko nyine niba ari bukose niba ari bukererwe ntabwo uri bumurebe ntabwo uri bumushyiraho igitsure sibyo kandi noneho nawe yakosa wakwibuka ko nyine ari umuvandimwe wawe ukumva ya marangamutima araje kandi muri business nta marangamutima bagomba kugira kubamo ahubwo icyiza ngiye nkunda gukoresha sebwo ndagikoresha nta muntu w'umufamiliye ndazamura reka nte kubeshya nawe urazamura bazamura mu bundi buryo nyine mbazamura mu bundi buryo ariko ntabahaye amafaranga ngo mugende ngo muze dukorane nibyo narishatse kuvuga
ariko ngewe umunsi nabonye ikintu cyo gukora gisaba kashe kuvuga ngo ibiki n'ibiki ntabwo nabimuha ngo ari ubijera kereka ahubwo ari ngewe ubirimo nawe akaba yafatwa nk'abakozi bandi aho ho wabyemera se kuba ari wowe manager abamambure b'umuryango wawe bakaba ari abakozi mu bandi nabo najya ndeba abafite ubwo buhanga apana kuvuga ngo kumuryango nuko ngo tuvukana nuko ari umwana wa mukuru wanjye oya ndareba afite ubwo bushobozi yego kuko nukuvuga ngo hari ikintu nge namaze kubona mfitiye experience hari ahantu nigeze kujya gukora yego mu myaka yashize noneho umubosi twakoranaga na bashikibe yego ariko mana yanjye mva barakuvunishaga ibintu byose ntibabikore kubera ko baba bazi ko nyine umusaza wabo naza nta aho ugasanga wowe uri kwihiringa ugasanga na bya bintu byabo uri kubikora kugira ngo umentene akazi kawe ngira ari byo ngibyo muri kampani nzagira ntabwo byabaho niba nkuzanye uri umuvandimwe wanjye nuko bya bintu kakazo kamerita yego ntabyo kunzanaho ngo ni tantine oya tantine mu mafaranga bibaho uzi ukuntu amafaranga kuyashaka bigora birumvikana nawe rero ahubwo icyiza fata wa muvandimwe wawe yego umushakira akazi ahandi urumva none tuzeshanje kwa niba ufite umuvandimwe wawe ukabona ko ibyo nkora yabikoramo muhakaze nanjye nguwanjye umuhakaze ariko murumva izi nama nshuti mudukurikiye ndavuga ngo niba ufite business ariko ibyo navuga ni ukuri kuko yanabibayemo urumva aho yakoreye hamwe muri company yatiriwe avuga urumva ukuntu bashiki ba boss we byari barakuvunisha cyane izo ni inama burya ziba zikenewe n'umuntu udukurikiye ashobora kumvamo inama mu buryo rwose byamufasha mu gihe afite business ze ushobora gusanga hari n'umuntu udukurikiye ufite nyine na business yakoraga akaba abona bitavaho biri kubera guhombywa nyine na famiye n'abantu bafite icyo bapfana kuko bamukorera izi nama niyo mpamvu ziba zikenewe kugira ngo niba hari udukosa tugenda tubaho abantu batwirinde bamenye uko bari bujere business zabo kandi bunguke sibyo ariko nari nakubajije ngo uduhe nyine nk'ingero za business abantu bashobora gukora ariko wari wanatubwiyeho ubuhinzi ubworozi nge rero iyo umuntu aje kunsaba nk'iyo nama ndamubwira ntese ushoboye gukora iki yego ese ubumva wakora iki ese ufite ubushobozi bungana gute yego nge rero mbwira umuntu inama bitewe we n'icyo ashaka gukora kuko nkanjye ngiye kuvuga ngo ngiye gukora projet nakora projet nyinshi n'ubwo buhinzi nabujyamo n'ubwo bworozi nabujyamo bitewe nyine n'ukuntu wenda umuntu aba ahagaze yaba mu bitekerezo ndetse yaba ari no mu bushobozi icyo gihe rero ntabwo warimita umuntu ngo jya muri ibi icyo gihe ugiye kumuha waba ubaye nk'aba babyeyi babwira abana ati igenda ujye kwiga iki ntuzi kapasite ye urumva ngiye njya kwiga segonderi ngiye mu wa 4 bashaka ngo nige ubwarimu bwari bugezweho buriya warangizaga segonderi yarize ubwarimu yahitaga abona akazi ndavuga ni wapi ntago najya kwiga ubwarimu ntabwo nashobora kuzanirwa mpagaze ndi kwandika ariko n'ubusanzwe ngewe ntabwo kuvuga gukora ibintu bituma mvuga cyane ntago mbishobora none uko ureba kuri muri ibi ngibi byo gutanga inama gutanga inama bitandukanye no kuvuga ngo ugiye kuba umwarimu buri munsi uri kwigisha uri kugira gute kugenda ugategura ukagira gute ariko nk'ubu ngubu hari igihe ugenda ukagera uri kugenda mu muhanda ukabona ibintu ukumva ugize wenda nka inspiration y'akantu gatoya no kubera ko wenda uba ufitemo ubumenyi bukeya ukaba wakadevelopa ariko ni ukuvuga ngo ngiyewe ibintu nkora bundi kugira ngo nkore neza bitanga umusaruro ngiye kunzanira ibintu byawe ukaba ati ndashaka ibi n'ibi nakwicara nkabikora ariko kuvuga ngo wenda ngo mpaye nk'akazi ko ka marketing
ntago nagashobora. ntabwo wajya wirirwa ushaka abakiriya hirya no hino ubakundisha serivisi utanga Wapi? cyangwa produit utanga. Ntago nabishobora kubera ko none hari nk'igihe uhamagara umuntu ngewe iyo nguhamagaye nyine ukanyitaba nabi cyangwa se ukansubiza nabi ukurikiyeho ntago muhamagara. Ibingibi bose yabyumvise yanyishe. Hari n'ibiba bisaba kwihangana, umuntu yakubwira nabi ariko wenda aba yaramutse nabi ariko ejo wongeye ukamuhamagara yakubwira neza. Gute se uramuka nabi ukabyuka undamukiraho nabi? Ntabwo bizoroha. Ubwo rero twigarukiye mu byacu, umushinga banza umenye icyo ushaka gukora. Yego. Ubanza umenye cya kintu nubwo nshaka kugikora ngifitiye ubushobozi. Ese ndagikunda? Yego. Kuko iyo ugize amahirwe make ntibicemo, ntabwo usigara wibreminga ngo uvuge ngo ariko se ngo uhita bati ntako ntagize. Ariko niyo umuntu wamugana akora ibintu akunze nuvuga ngo amayida abahari buri gihe ko biba ari ibintu arisuka birisukiranye murimo wabona byanze ugakomeza ntucike intege kuko utari gushakisha. Yego. Rero inshuti zacu twababwira byinshi ku bijyanye n'uburyo mukwiye kwiteza imbere, mwihangira imishinga, mukurikije ibyo mushoboye, mukurikije ibyo mukunda, noneho ibyo mushoboye mukunda mukabihuza n'uburyo bishobora kubaha amafaranga. Inama rero zikomeza gutangwa hano kuri Yicano, n'ubundi icyo twabararikira no gukomeza kujya mukurikira ibiganiro byacu kandi mukandika no muri comment niba ari icyifuzo ufite. Niba wifuza kuvugana by'umwihariko natwe, hariho na nimero ya telefone ushobora guhamagara Julienne yakugira inama. Bajye bazana n'amafaranga ariko nta nama z'ubusa se. Harimo inama n'iki kiganiro gikurikiye yasanga harimo inama ko wagiye ubivugaho ntago nabigarukaho. Gusa wenda tutabatindiye twasoza. Niba nta kindi wenda cyanyuma mu munota nk'umwe kugira ngo dusoze ikiganiro tunabararikire kujya mukomeza gukurikira ibiganiro byacu. Icyo umuntu yarenzaho ni uko muri iki gihe abantu bavuga ngo nta kazi gahari. Yego. Mu by'ukuri kaba gahari, ahubwo nuko abantu baba batazi ngo kashakwa gate. Ikindi hari icyo umuntu yibwira ati nzakora ibyo nize gusa, kandi ibyo wize n'abandi benshi barabyize. Imyanya iri ku isoko ni mike, ahubwo mu gihe utaragira ayo mahirwe yo gukora ibyo wize, ngwino tukwereke ibindi wakora kandi nabyo bikagira ute bikabyara amafaranga. Ngwino tukwereke ibindi wakora bize badushake. Kandi nibyo. Murakoze cyane no kudukurikira. Reka tubasezeraho tubabwire ngo tuzasubira kandi Imana ibahe umugisha. Bye bye.